Muri iyi video ngiye kuba nakubwira ahantu hamwe honyine ushobora kuba wakura inguzanyo, ukabona inguzanyo biciye kuri telefone yawe, kandi inguzanyo yunguka 5% yonyine. Ayo ni amafaranga makeya, nizere yuko muri video zose nabahaye noneho nakubwira ngo iyi video irakureba. Ngiye kubanza nkubwire ibyo basaba kugira ngo ube wahabwa iyi nguzanyo. Ikintu cya mbere usabwa ni telefone. Ikintu cya kabiri usabwa ni ukuba ukoresha umurongo wa mobile money cyangwa se wa Airtel Money. Ikintu cya gatatu usabwa ni ukuba ufite irangamuntu y'u Rwanda gusa. Ikintu cya kane usabwa ni ukuba gusa iyo ufashe amadeni ku yindi amadeni yose wagiye ufata kuri iyo telefone yawe ari uko wishyura neza, utajya wishyura ari uko bagushyize muri CRB. Reka tujyane nkwereke inguzanyo yitwa Tujyane Loan, niyo nguzanyo ya mbere ngiye kuba nakwereka uyu. Ngere ntange indi video ku bantu bashaka inguzanyo, kandi inguzanyo ikaba yaza kuri telefone yawe utiriwe ujya gusiragira. Ubisaba kuri telefone yawe, wamara gusaba inguzanyo ahangaha kuri telefone yawe ukagira ute, ugahita uhabwa amafaranga ku kanya. Ukimara kwemererwa inguzanyo uhita wemererwa amafaranga ukahita uyabona. Rero muri ino video ngiye kubanza nkusomere amategeko n'amabwiriza. Tugiye kuvuga ku nguzanyo yitwa Tujyane Loan. Tujyane Loan ni iki? Ni ukuvuga ngo Tujyane Loan ni iki? Nyangange hano kuba nagusobanurira neza kugira ngo wowe wabuze amafaranga yo kuba wakoresha mu isoko cyangwa se ahantu hari hose ufite ubucuruzi, ariko ngiye kuba nakubwira ahangaha icyo bisaba kugira ngo ubone iyi nguzanyo yitwa Tujyane Loan. Tujyane Loan ni inguzanyo igenewe abacuruzi bato bakorera mu isoko rusange, abacuruzi bato bakorera mu masoko rusange. Ni ukuvuga ngo ahangaha bavuze ba bantu bakorera mu masoko, ngire ngo muri izi intego y'iyo rero y'iyo nguzanyo yitwa Tujyane Loan, intego yayo ni ukongera igishoro abacuruzi, kongerera igishoro abacuruzi cyangwa se gufasha kugura ibicuruzwa byinshi ku bantu barimo bacuruza, gufasha mu bucuruzi bwa buri munsi nyine, ku buryo buri mucuruzi wese ashobora kuba yakwibonera inguzanyo igihe cyose ukorera mu isoko cyangwa se igihe uba ufite ibyo urimo gucuruza. Ariko si mu isoko gusa, namwe mufite amabutike ahangaha birabareba. Hariya twari tuvuze igice cya mbere, noneho igice cya kabiri cy'abantu bagenewe iyi nguzanyo ya Tujyane Loan. Ni bande bemerewe Tujyane Loan? Ni bande bemerewe iyi nguzanyo ya Tujyane Loan? Ni abantu bakorera mu isoko, harimo n'abantu bakorera mu maduka, harimo n'abandi nyine bantu basanzwe. Iyo bavuze gutyo mu masoko baba bavuze ubucuruzi bwose ahangaha buba burimo urapurayinga bigakunda. Niyo mpamvu nakoze igice cya mbere cy'uburyo ufungura account hano muri Tujyane Loan, ariko ngomba no gukora igice cya kabiri. None reka twikomereze tugenda tuvuga ku bantu bagenewe iyi nguzanyo ya Tujyane Loan. Abantu bakorera mu isoko twari tumaje kuba twabivuga, abacuruzi bafite stand mu isoko, abacuruzi bafite ikimeza cyangwa se abacuruzi bafite nyine bamaje kuba bafata iseta mu isoko, bose bemerewe iyi nguzanyo. Turamanuka mpaka tugeze aho ndi bukwereke uburyo noneho ushobora kwiyandikisha. Noneho ni ukuvuga ngo abagore n'abagabo bacuruza mu isoko, bacuruza ibiribwa, bacuruza imbuto, bacuruza ibintu bijyanye n'inyamaswa, abo bose bagira bate, babona iyi nguzanyo. Abacuruzi bafite ibiraka, abacuruzi bakora ibiraka. Urabona mu isoko hari igihe ugenda utazi ahantu uri bugurire ikintu, wabaza nk'umuntu ukamubaza ati wenda nshaka inkweto cyangwa se nshaka aho bacuruza imbuto, uwo muntu akahita kujyana. Abo bantu nabo baje kuba bakwemererwa inguzanyo. Ni ukuvuga ngo abantu nabo babita ubundi abasherisheri cyangwa se abadenge. Namwe ahangaha ushobora kuba wakwapurayinga ukabona inguzanyo. Ahangaha ndakubwira step by step. Ikintu cya gatatu, iyi nguzanyo abantu bayemerewe, ibisabwa kugira ngo wemererwe iyi nguzanyo. Ibisabwa nta bindi, ahangaha tugeze ku bisabwa ku bantu mukeneye inguzanyo. Ngiye kubabwira hano ikintu gisabwa kugira ngo ube wabona iyi nguzanyo itangirwa kuri telefone. Ufungura application cyangwa ugakoresha telefone y'amatushe ukaba wakwibonera ahangaha inguzanyo, ugahita ubona amafaranga. Tuze kuza kubyumvikanaho, ukurikire neza. Ibisabwa indangamuntu y'u Rwanda, kuba ufite indangamuntu y'u Rwanda, kubera ko iyi nguzanyo izamura abanyarwanda. Niba uri umunyamahanga wowe
ntabwo wemerewe kwa purayinga utagira indangamuntu y'u Rwanda, kuko hakenewe indangamuntu y'u Rwanda. Kuba ukorera mu isoko, sibyo, kuba ukorera mu isoko cyangwa se kuba ufite ikibanza mu isoko, sibyo, kuba ufite telefone ya mobile money cyangwa se ya Airtel money, kimwe muri ibyo ngibyo, kuba telefone yawe ya mobile money cyangwa se ya Airtel money ikora imikorere. Cya kane ni ukuba ufite nyine imikorere igaragara neza kuri iyo telefone yawe, nyine urumva ukaba nyine telefone yawe yakira amafaranga cyangwa se ibitsa inabikuza, ari ibintu bihoraho ku buryo historike yawe iba igaragara neza. Kuba ufite ubucuruzi bufite amafaranga yinjira buri munsi cyangwa se buri cyumweru, kandi ikindi kuba uri hejuru y'imyaka 18, kuko urumva irangamuntu yawe nyine igomba kuba iri hejuru y'imyaka 18. Ikindi cya karindwi ni ukuba utarigeze nyine utarigeze uba wafatirwa ibihano cyangwa se wananirwa kwishyura ahandi hantu hariho hose. Urumva ahangaha bagendana n'umuntu ubasha kwishyura, kuko hari abantu mugira nka wenda muguza nk'amayinite kuri telefone yanyu, waguza amayinite ukagenda ukivugisha ngo nagurije n'akajana nta kibazo, ukagenda ukamara amezi 5 amezi 6 urimo ideni. Aho ngaho nyine ntago wemerewe abantu mutajya mwishyura, mujye mugira ingeso yo kuguza amafaranga wongere wishyure, uguze wongere wishyure, kubera yuko iyo ugurije amafaranga ukishyura bituma yandi wishyuye bayaha n'undi nawe akazamuka. Ako icyo rero uko bagushyiriraho amanota, urumva. Ikindi rero dore ahangaha ikintu hano mugomba kuba mwamenya, buriya ni ukuvuga ngo uko uguza amafaranga kuri telefone yawe wongera wishyura vuba, cyangwa se uko uguza amafaranga muri banki wishyura vuba, biriya bintu ni byiza kuko bituma inguzanyo zawe zizamuka, n'ahandi hose wafata inguzanyo bituma bizamuka cyane. Noneho ahangaha rero baravuga ati imikoreshereze ya mobile money yawe cyangwa se Airtel money yawe cyangwa se imikoreshereze ya banki ariyo yose ukoresha, nabyo birakonta, kuko ahangaha byose barabireba kugira ngo babe baguha inguzanyo. Umubare w'amafaranga anyura kuri konti, urumva ahangaha bakareba umubare w'amafaranga anyura kuri konti yawe. Noneho ahangaha rero ngiye kubabwira ku kintu cya gatanu, amafaranga baguha ni uguhera ku 30,000 kugera ku 500. Ahangaha baguha amafaranga ibihumbi guhera ku 30,000 kugera ku 500. Ahangaha rero ngiye kuba nakubwira neza igihe cyo kuba wakwishyura, nkubwire amafaranga wemerewe kuba wahabwa. Ni uguhera ku mafaranga 30,000 kugera ku 500. Urumva niba ukoresha neza telefone yawe, igihe cyo kwishyura, reka ahangaha mbabwire ku gihe cyo kwishyura ni ukuva ku minsi 7 kugera ku minsi 14, nanone kuva ku minsi 14 kugera ku minsi 30. Ni ukuvuga ngo amafaranga byibura niba uyafashe ugomba kuba mu kwezi wamajije kuba wayishyura, cyangwa se ugenda wishyura gake gake. Urumva ni ibyiciro bitatu, iminsi 7, iminsi 14 n'iminsi 30. Urumva ni ibyiciro bitatu, ugomba muri ibyo byiciro amafaranga baguhaye kuba wamajije kuba wayasubiza. Ahangaha noneho tugeze ku inyungu y'ino nguzanyo. Iyi nguzanyo niyo nguzanyo ya mbere ngiye kuba nakubwira ushobora kuba wafata, akaba ari inguzanyo ushobora kuba wacuruza ukunguka nta kibazo ufite, kuko ahangaha inyungu ni 5%. Ni ukuvuga ngo inyungu ni 5% iyo wishyura neza muri ya minsi navuze hejuru, inyungu ni 5%. Ariko iyo waguye muri rotari bihita bizamuka bikaba 15%. Urumva niba ushaka inyungu ya 5% yo kuba wacuruza ahangaha muri no nguzanyo, ikintu ugomba kumenya ko iminsi yo kwishyura itagomba kukurenga, kuko iminsi yo kwishyura ikurenze bihita biba 15%. Rero reka mbabwire ahangaha uko wasaba iyi nguzanyo. Uko wasaba iyi nguzanyo ni mu buryo bworoshye cyane. Ukoresha app ya Standard Life Rwanda Digital, cyangwa se ukaba wakoresha telefone yawe. Abantu mushaka iyo app ndi bushyire link ahangaha mu kiganiro, uri bugende ube wabona link ahangaha mu kiganiro. Uburyo rero wasaba iyi nguzanyo ni uburyo bworoshye. Ujya muri Play Store cyangwa se App Store ukadownloadinga iyi application. Amara kudownloadinga iyi application ugashyiramo app muri telefone yawe,
iyo umaze gushyira app muri telefone yawe uriyandikisha, ushyiramo nimero y'irangamuntu, ugashyiramo na nimero ya telefone yawe. Wamara kuba wakora ibyo ngibyo ugahitamo inguzanyo yitwa Tujyane, uhita ujya muri app ugahitamo inguzanyo yitwa Tujyane iri kuri 4. Icya gatanu, uzuza amakuru yawe y'ubucuruzi, bakakubaza amakuru yawe y'ubucuruzi ukaba washyiramo, hari ibyo nyine bakubaza, ubundi hasigaye ukaba wakwiyakira amafaranga. Rero abantu mwese nagira ngo mbabwire yuko iyi ngiyi ari inguzanyo yoroshye, ari inguzanyo imeze neza cyane, ushobora kuba nawe wagenda ugafata ukaba wazamura ubucuruzi bwawe, kuko twamaze kubona ko ari inguzanyo yunguka 5%. 5% ni amafaranga make cyane. Mwongeye kumererwa neza nk'uko bisanzwe ni Toso de Baba. Uyu munsi wa none ngiye kuba nakwereka application ugiye kuba wakoresha yemewe hano mu Rwanda, yahawe ibyangombwa na BNR. Na application ufungura ahasigaye ukaba wakwakiraho inguzanyo. Muri ino video ndibuze kuba nakubwira ibisabwa kugira ngo ube nawe wakwemererwa inguzanyo ahangaha muri ino application. Ahangaha nukuvuga ngo ibintu bisabwa muri ino application kugira ngo ube wakwemererwa inguzanyo, nukuvuga ngo ugomba kuba ukoresha mobile money cyangwa se Airtel money. Abantu mwese mukoresha mobile money, mukoresha Airtel money, mukaba mufite ubucuruzi cyangwa se mukaba mushaka gushinga business, ariko usanzwe ufite mobile money ijya icaho amafaranga cyangwa se Airtel money ijya icaho amafaranga. Muri ino video ngiye kuba nakwereka ahantu ushobora kuba wakwikurira inguzanyo mu buryo bworoshye. Ati ushobora kumbaza ati iyi nguzanyo ugiye kuba wanyereka yunguka angahe ku kwezi? Ni inguzanyo ihera ku minsi 7 mu kwishyura, we baguha amafaranga bayaguha kuri telefone mu masaha 24 uba wayabonye, ariko nayo maje kubona amafaranga ugomba kwishyura guhera mu minsi 7 kugera mu minsi 30, ariko inyungu iba ari nkeya cyane. No kuvuga ngo ni inguzanyo yunguka 5%. Iyo akiri muri ya minsi ya mbere wunguka 5%, iyo uzamutse ukajya nyuma ya minsi mwemeranyije yo gutangira kwishyura nibwo bidubuka bikaba 15%, ariko ugomba gufatirana iminsi 30 itari yarangira ukishyura 5%. Nkuko bisanzwe ni Toso de Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera. Ngiye kuba nakwereka uburyo ufungura application akantu ku kandi ukaba wabasha kuba wamenya ibi bintu cyangwa se ukamenya uburyo ibi bintu bikora. Noneho twebwe turi kuko abantu musanzwe mwariyandikishije murabizi, ubwo muzi ko mwiyandikisha. Anga ngiye kwereka umuntu ugiye kwiyandikisha ari bwo bwa mbere uburyo bikorwa, mwereke inzira ku yindi akantu ku kandi. Wowe uri buze ufungure ahangaha hasi handitse iyandikishe. Ngiye nashyize mu Kinyarwanda kubera yuko mu Cyongereza bwo biragorana cyane. Ahangaha uri bushyiramo nimero yawe ya telefone. Ahangaha urashyiramo nimero de telefone.